Kizigenza arimo arabikora ariko nawe yitegura urugamba ntabwo mvuga ko nje kumusubiza hasi uje guhangana nawe se ariko hejuru y'abana haba papa aha bakunzi ba F1 TV murakanya tugiye kubagezaho hano ngira ngo murabona ko ari abantu beza cyane twabazaniye ku cyiciro cya mbere cyacu cy'ikiganiro hamwe n'umutumirwa mushya bita okwitande reka mbe ndetse kumuvuga kuko nawe ni umugabo araza kwivuga ariko iyo tubabwira ngo buri cyumweru tuzatubazanira umutumirwa uyu rero yaturutse ahantu kure ndareba ari kumwe n'umwari hano twari dusanzwe tumuzi ariko araje tujyanye ikiganiro byimbitse tujyane byinshi muri bwaze kumenya yaba ku buzima bwe ndetse n'ibyo akora n'impamvu twamuzanye hano kuri F1 TV dukora Yego Center Rwamagana ukeneye byinshi byo gukora ukeneye gukoresha indirimbo video cyangwa se film ndetse ukeneye kwiga serivisi zigiye zitandukanye waza kuri Yego Center Rwamagana tukagufasha aha turabakiriye rero batumirwa bacu mutangira mutwibwira bakwita n'ubw'ibigeragezo byanga bikatubabaza nzi ko bitaza twicira umugambi icyo niyemeje n'ukuzabana nawe ni wowe gusa nayo mutima wanjye gasaro kanjye rubavu rwanjye karakamwe kibera mu mara yanjye hani ngwino nsange mbone gususuruka dore iteka kari wowe nari nategereje yo ni Ken Bizzo original Ken Bizzo conversion Ken Bizzo Joseph alright cyo mbabwira cyo nuko hari bwaze gushya aha dufite umutumirwa urumva noneho yashaka twakiriye benshi ariko uyu munsi noneho ni hatari aha iburyo bwawe rero turabona umukobwa sinzi ngira ngo ni umuyisilamu nawe turamusura niba ari umuyisilamu niba ari umukristo adono ariko assalamu alaikum Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Unaitwa nani? Mariam Anike. Aha, nawe turaza kumenya rero murabona uyu munsi dufite abatumirwa kandi abatumirwa beza cyane. Aha, Ken Bizzo. Hari abatari bakuzi akenshi cyane ariko ubu ngubu tugufite kuri F1 TV mu minota mike tuba twatangiye kubona ama comment twatangiye kubona buri kimwe cyose. Ese Ken Bizzo ni mpamvu ki wiswe Ken Bizzo? Ken Bizzo navuga ko ari izina ritangaje muri make izina nakunze ndikunda ndi umunyeshuri naryiswe n'abana twiganaga hari akazina nitwaga ku kigo nigagaho nza guhindura ikigo iryo zina ndibabwiye ntibarifata umukobwa umwe mu bakundaga kumamagara cyane izina nitwaga ararihindura akazajya amamagara Ken Bizzo kubera ko nanakundaga kurangara cyane mu ishuri mbese yego rishatse gusobanura iki umwarimu umwe yaje kumbaza ikibazo antunguye antera ingwa anteye ingwa ngo you can busy abanyeshuri bose bahita bavuga ngo Ken Bizzo ya Bizzo yavuyeho iba Bizzo ubundi Bizzo ituruka kuri amabizo cyangwa ariko ubundi bishatse kuvuga ko ari umuntu utaboneka umuntu uhuze uri Bizzo alright aha Ken Bizzo rero ubu turagufite tugiye kukubaza byinshi bigiye bitandukanye yaba mu buzima bwawe
ndetse no mu bijyanye n'ibyo ukora muri rusange. Ese dutandukiriye wenda tugahita dutangira wenda ku bijyanye n'imirimo ukora kuri ubu ngubu, ese mu buzima busanzwe ukora iki? Manager mu bijyanye n'iminara. Iyihe minara? Muri Airtel. Nubwo tubamamarije ariko nyine bihangane nta kantu baduhaye. Yes, umusore wacu rero ni manager mu bijyanye naki n'iminara muri Airtel. Umusore wacu afite ifungo gake kuko ari gake kandi uri manager w'iminara. Bizagenda biza. Aha, hari inyuma kuri screen rero bari abakobwa b'abakuze turubiyame. Umusore wacu ntabwo yari yagira iki agarabona ifungo. Mu minota mike yo gutangiye kubona SMS nyine zitangiye kuza. Ken Bizzo ndi hano gutya na gutya manager. Tuzayarya nibitegure. Nidukora ibikapu. Mugiye gukora ibikapu. Bakora ibikapu turaza. Agiye kuza tumenemo. Yeah. Aha. Ken Bizzo rero ngira ngo tumaje kumenya ko uri umukozi wa Airtel, manager w'iminara, ariko se ibyo bintu ubona bihurira hehe n'ibikorwa byawe bya muzika bya entertainment? Bihurira he ibyo bintu by'imirimo yo ku ruhande cyangwa mu kazi kanjye ka buri munsi? Biramfasha cyane kuko urebye n'ibyo binsapotinga. Ntabwo nsapotingwa na company, ahubwo icyo nakuye muri company kiransapotinga mu muziki, kigatuma mbasha kugera ku cyo nakeneye muri wa muziki. Ubwo mba ngeze ku ntsinzi muri rusange. Ugeze ku ntsinzi. Aha. Ken Bizzo, ese ko hari benshi bakunda kuvuga ngo Ken Bizzo muri ino minsi yabaga i Rwamagana. Ese Rwamagana niho havukiye? Rwamagana ni iwacu, ni ku ivuko. Ahagana he? Ni ifishi y'umuryango. Hari abakuzi ariko i Kigali? Ni Kigali baranzi kuko ndi umunyarwanda. Ubundi u Rwanda rwose ni iwacu. Ni iwanyu? Ako hari akantu wishyizemo nyine kakadukinga. Ako kantu si keza rwose. I Rwamagana ni iwanyu hehe? Dushobora kutubwira nyine ugasanga ni Nyakariro. Rwamagana mvuka. Cyangwa ugasanga ni hirya irazamuye. Umurenge mvukamo uriyubashye cyane. Ufite amateka akomeye. Nkunda kuvuga umurenge gusa n'akarere. Ubundi uvuze umurenge w'iwanyu abantu barahamenya. Ubwo abaho mwese muri abaturanyi. Uhe murenge? Umurenge wa Kigabiro. Murenge wa Kigabiro. Utambwira kuba muri Buswahili kuri ba bantu nyine Buswahili barahizi cyane. Bayizi kandi mu bintu. Ndo mu murenge wa Kigabiro gusa. Abantu bawutuye bose turabaturanye. Muri abaturanyi? Ako byashoboka ko akenshi nyine ushobora kuba uri Buswahili. Kuko ndareba witwaje n'umukobwa urumva witandiye kandi urabizi ko akenshi Abayisilamu bakunda guturuka Buswahili, ni naho banahitire nyine Buswahili. Ibi ngibi ntabwo twabikoze kubw'idini. Nuko abikunda. Niba ari no kubw'idini. Nawe turaza kubimubaza atubwire impamvu nyine abikunda. Arabikunda. Cyangwa umushyiririshijemo. Ushobora kubazanya hajyati w'abandi ugasanga nyine bibaye ibibazo bindi. Umukoresheje interview umushyirishijemo ngo ntago yabikoze kubw'idini kandi ari kubw'idini. Ntago ari kubw'idini. Kwa ko kubw'amadini hari ibyo atadutegeka cyangwa ari byo tutemera, ariko twebwe nk'hano ho turi ntago tuba twasirukiye amadini. Niyo mpamvu tuza dushaka kwinjira mu buzima bw'amadini. None se ubundi tutavuye aho ngaho kubera iki wamwitwaje? Namwitwaje nyine nawe murabibona n'umwamikazi. Umwamikazi? Aha. Bano bantu turabubaha. Nkuko Ken Bizzo bivuze koko uri umwamikazi? Sinzi. Kuba icyo utabizi kandi yagutoye nk'umwamikazi? Hari igihe nyine ashobora kuba ariko yabishakaga. Aha.
urumva bitari mu kujyamo neza oya ntago ubyumva neza ariko nagira ngo ubwire ko buriya abagabo turabami murabana bashiki bacu cyangwa abamama n'abamikazi kubera iki sara abamikazi ahari umwami hagomba kujya umwamikazi ndetse nta mwami w'ikinege ubaho umwami w'ikinege ntabwo byakunze kubaho umwami wese niyo ari ikinege bamushakira umwamikazi yego akabona kwitwa umwami mubivuge ngo nta mwami utagira umwamikazi w'umusiribateri ntabwo ariko bisoma ntabwo aricyo bivuze umwami wese agomba kugira umwamikazi nawe ukaba witwaje umwamikazi na wa mwami cyangwa n'ibyaye ngo ni umwamikazi muri iyi njyana n'ubundi no mu njyana ndimo ni umwamikazi wowe ukaba umwami kandi nawe urabibona Ken BIZZO ese iyo tuje mu bijyanye na reka dute dutambuka cyane dute tujya ku bijyanye na muzika iyo tuvuze muri muzika nyarwanda aho imaje kujya ku rwego rusa nkaho rushimisha harimo kompetisiyo nyinshi zigiye zitandukanye ese mu bijyanye na muzika ni uwuhe muhanzi uvuga ati uyu muhanzi arankoma fresh ni benshi watubwira nka batanu muri bo niba ari benshi cyangwa ni benshi ntago amazina yose ntago yarondora ariko tu umuhanzi bita Meddy arankoma Meddy abariho ubu ngubu bari kuzamuka impano zihari ni nyinshi cyane ntabwo navuga ngo uri imbere n'uyu nguyu ariko nanone Juno ari kubikora Juno Kizigenza arimo arabikora ariko nawe yitegura urugamba ntabwo mvuga ko nje kumusubiza hasi uje guhangana nawe se ariko hejuru y'abana haba papa hejuru y'abana haba papa ushatse kuvuga iki se Juno ni umwana haje papa we ariko Juno Kizigenza afite hit muri Kigali no mu Rwanda hose hit i Kigali no mu Rwanda ariko ntabwo zarenze tugiye kwambuka imbibi Ken BIZZO rero akaba agiye kuza ahangara ibyamamare muri sinema muri muzika mbare ko mvuze sinema nuko nkunda gukoresha ama interview y'abantu bakora sinema ariko Ken BIZZO aje guhangara abahanzi nyarwanda bivuze ngo Juno Kizigenza aho uri hose umenye ngo Ken BIZZO yakuziye agiye kwagura imbibi wowe nibagaragaraga mu Rwanda ndetse n'ahandi umenye ko Ken BIZZO agiye kugira iki agiye kugutwika harashye ntago ari ukuvuga ngo ngiye kumushyira hasi cyangwa nje guhangana nawe cyane ahubwo tuzafatanya mu rugamba ariko nawe ntagomba kwirara kubera akazi ko afite papa we uraho hafi afite papa we Juno Kizigenza yewe ndashobora kuba yakoraga adafite uwo areberaho andebereho akurebereho alright Ken BIZZO rero akaba agiye kuba indorerwamo ya Juno Kizigenza mushiki wacu ntabwo twabashije kumenya nawe watubwira ese witwa nde amazina yanjye nitwa Mariam Anike Mariam Anike ese mu buzima busanzwe wowe ukora iki uri mu ntoki mu buzima busanzwe njyewe ndakora nkora akazi ko kuba nyine nadoda imyenda y'abantu ariko nkakina na filime muri sinema nyarwanda iyi show noneho iratwika ni icyamamare dufite umuhanzi tukajya n'umukinnyi wa filime sinema nyarwanda nkuko mwabibonye rero ubwo tuvuge uno ararenze urumva subiramo ngo ararenze ararenze cyane ararenze
bakunzi ba iPhone Rwanda TV mukore subscribe mutambike hirya mukore kunzogera mukomeze muduhe subscribe share comment ndetse n'ibitekerezo byanyu bijye bikumya bijye mushyire munsi hasi muvuga ati aba bantu ese balance cyangwa se balabash rumva aha Mariam muri cinema ese kuki wahisemo gukora cinema impamvu nayihisemo nakuze numva nyikunze numva nyine nabona abantu babikora nkumva nanjye nabikora biba ngombwa yuko nanjye nagerageza uburyo natera ikirenge mu cy'abandi kugira ngo nanjye nzagire aho nshaka nyine mbe n'abantu n'abakinnyi nyine ba sinema nyarwanda. Ken Bizzo kuki wagiye mu muziki wewe umwamikazi akaba ari muri sinema wowe ukaba waragiye mu muziki shaka gutwika washaka gutwika fresh ariko sicyo gusa umuziki no mu buzima busanzwe n'ibintu byanjye navuga ngo warandeze wamfashije kubaho nishimiye icyamaye ibyishimo rero numva ko natuma n'abandi bose bishima nkagisangiza abandi noneho kinkomotseho deje. Okay. Ken Bizzo ni iki ufitiye abanyarwanda muri 2022 2021 na 2022 ni iki bafitiye abanyarwanda mwitegure imizigo iri kariti vision nshya gusa ni ukuvuga ngo rwa rubyiruko tugiye gutwika hashye burundu Ken Bizzo ngagiye kubazanira icyo bita imizigo twatangiye twumva aririmba ese iyo ndirimbo waririmbaga yasohotse kuri audio video cyangwa se ni akapera waduhaga uhimba iyi ndirimbo yasohotse ndayishyira hanze ku itariki 5 z'ukwa 12 2021 nagira ngo nifuriza abantu noheri nziza n'umwaka mushya muhire. Ken Bizzo ati ndabifuriza umwaka mushya muhire ndetse na noheri nziza n'ubunani. Mariam Anike nawe akaba ari muri sinema nyarwanda. Ese muri sinema nyarwanda nize filime watubwira waba warakinnye kugira ngo n'abatabizi babashe kuba bagira ariko tutakoze bya bindi bya kinyamakuru tukirengagiza ibintu ngenda kuzi cyane kuko ndumva waranasinye contract muri Tadi Films Company Limited ipostinga kuri F1 TV nkuko twabazanye hano F1 TV. Mariam ni iki mudufitiye rero mu gaseke kanyu ubu ngubu cyangwa filimi mwarazikinye zararangiye cyangwa hari izindi mufite nyine nago akina filimi ngo ihita irangira baba hari izi n'izindi muba murimo murakina ariko nk'uyu mwaka wa 2021 filimi nshyashya tubafitiye nayo igiye gusohoka vuba aha ngaha bayita Urunigi ni filimi nziza cyane ni filimi nyine byerekeranye n'urunigi nyine bashingiye ku kintu urunigi cyane yego rero niyo tugiye kubasohorera muri no minsi. Mariam aravuze ati Urunigi film. Urunigi filimi niyo umuntu akiyumva gutya ndumva ubwo nawe birantanga niyo mwashingiye ku Runigi ubwo ndibaza uko urwo Runigi ruzaba rumeze ariko byanze bikunze tuzayibona. Ken Bizzo rero turi kujya gusoza uraza kutubwira usa nkaho publishinga ibihangano byawe niba byarasohotse niba hari ibindi nyine uratubwira indirimbo ushobora kuba ufite imwe cyangwa se nta nimwe ufite cyangwa se ufite ziri muri studio nyine ugiye kutubwira mu magambo make kugira ngo tubashe kuba twasoza kino kiganiro cyacu twatumiye kugira ngo tuze kwakira n'abandi ariko urabanza utubwire muri rusange unabwire unakumbuza abanyarwanda
icyo biteze kuri Ken BIZZO ndetse n'ubudahangarwa afite kuba agiye guhangana na JUNO KIZIGENZA, atubwire ndetse n'aho yazikoreye kugira ngo twumve niba bifite karite, kugira tubashe kumva yuko Ken BIZZO aje guhatana koko. Indirimbo ziri gukorwa n'abaproducer beza, nicyo cya mbere. Abaproducer b'abahanga, abaproducer bakora ibintu bigezweho, buri wese yumva kumva ko icyo kintu gifite karite. Arimo kuzikora mu studio azwi, ama studio yamamaye cyane hano mu gihugu, navuga ngo yabaye nk'idarapo, kuko iyo bavuze ibisumizi buri wese ahita yumva ibisumizi icyo ari cyo. Hari n'amazina y'etaza kabisa tuvuga ati ni hano. Wavuga touch record ishobora kuba kumbuza J Paul, ya jingo ya ku touch. Wavuga monster record uhita wumva Nox beat, kumva May beat kabisa. Ayo mazina mu gihugu turayazi cyane, amazina arazwi cyane. Rero Ken BIZZO hose yagezeyo. Watubwira nk'izo ndirimbo zari arimo kubategura ibintu byiza, nk'indirimbo igihe yo muri touch record bwasohoka ku itariki 5 izaza ari audio na video kabisa. Ibyo ndababwiza ukuri ko byarangiye, byakozwe kandi ni byiza cyane. Audio yakorewe ahantu heza, video nayo irimo gukorera ahantu yakorewe ahantu heza, ikorwa n'umuproducer w'umuhanga muri company cyangwa studio nshyashya. Abo producer bakora amavideo bize hanze, babyigiye muri Canada, urumva bararenze. Ken BIZZO ati bararenze. Izi ndirimbo ni izihe? Ndashaka kubwira studio ya video, studio bita PS studio. Irimo gukora amashusho meza. Nawe uzareba ino video uzasanga ibyo Ken BIZZO yakubwiye ari byo. Bega no kuba wongeye gukumbuza abandi bose, n'uwayobye ave mu buyobe kabisa. Bagane PS studio ikorera hagana he? Ubu ngubu barimo gukorera i Rwamagana, bagiye kuzamura impano z'abahanzi bari i Rwamagana. Alright. Biranshimishe cyane kuba wararebye ukavuga ati reka mve mu mujyi wa Kigali njye aho navukiye ariho njya gukorana naho. Ni ibintu byiza cyane, wumva biba bifite gahunda. Nkaho umuntu ava ku ivuko yangiza akagenda akahibagirwa burundu, ariko we waravuze ati reka nsubireyo njye gukorana n'abantu bo ku ivuko. Ni byiza cyane. Ken BIZZO, urubatse cyangwa ufite show? Ndi umusore, sheri ndacyabitekerezaho. Uracyabitekerezaho? Ubaye umufite rero dore arimo arakureba amenye ngo baracyabitekerezaho. Ndacyabitekerezaho. Ashaka kuba ari muri bariya bari kutwumva cyangwa bari kutureba, ashobora no kuba ari mu batatubonye. Ken BIZZO, ni iki uje guhindura mu muziki nyarwanda? Ntabwo ari ikintu kinini, navuga ngo ngiye Ken BIZZO araje igikuba kiracitse, ariko icyo nzanye kirenze n'ibyishimo. Nje gutanga ibyishimo, gufatanya n'abari bahari bakora, dutanga ibyishimo bitagarukira hano. Tuvuga nimba ari igihugu tugikome, nimba bavuga Ken BIZZO abe Ken BIZZO, idarapo ry'u Rwanda rizamure hanze y'u Rwanda cyane. Nicyo kintu nje. Alright, tujya gusoza twakibariza Mariam Anike nawe akatubwira kuri ako kantu. Ni umukobwa, ni umufemeri, ni umumeri, ni umumariye, adono. Ngenda umukobwa, ntabwo ndaba umumeri,
nta nubwo ndabiteganya. Ariko ufite sheri? Sheri ndamufite. Aha. Ken BIZZO ati aracyasakisha, aracyabitekerezaho. Mariam turaza kumushakira. Aha uri hariya uri kudukurikira kuri Fan TV rero, Ken BIZZO ari hatari, aracyashakisha. Yes. Aha. Ken BIZZO tujya gusoza rero, watubwira ngo kora subscribe kuri F1 TV. Kora subscribe kuri F1 TV. Kora subscribe kuri F1 TV. Kora subscribe kuri Ken BIZZO official. Ken BIZZO official. Kora subscribe kuri F1 TV. Kora subscribe kuri F1 TV. F1 TV. Mariam. Kora subscribe kuri F1 TV. Aha. Alright rero, nkuko twari twabazaniye abatumirwa bacu, mwumvishe byinshi kuri bo, mwumvishe yuko bafite imizigo myinshi bagiye kubazanira. Ken BIZZO akaba agiye no guhangana n'umuntu bita waciye bagiye gufatanya muri make. Nyuma y'igara bavuga ati agiye gufatanya kujya bazamure umuziki nyarwanda ndetse banakore byinshi bigiye bitandukanye ku buryo umuziki nyarwanda uzamuka ukagera ku kigero kiri mpuzamahanga, international, ndetse ku buryo benshi bazagenda bavuga ati kabisa Ken BIZZO, JUNO KIZIGENZA, J Paul yaragiye, umuvandimwe RIP kuri we ndetse n'umuryango we, rest in peace. Ariko icyo tubabwira cyo nuko hagiye kuba battle y'abahanzi muri kino gihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse muri sinema nyarwanda naho Mariam nawe akaba afite imizingo myinshi. Urunigi mu rwitege, byanze bikunze iyo filimi iraba ifite karite ndetse iraba ifite n'amashusho akorewe ahantu agiye atandukanye. Aha, tubasezera rero tubabwira ngo niba hari ikintu mwaba mwabwira abakurikiye F1 TV n'abanyarwanda muri rusange, musezera. Bye bye. Icyo nabwira abanyarwanda muri rusange cyangwa abanyarwandakazi, buri wese nabwire mugenzi we ngo igihe kizagera. Igihe kizagera. Wewe wateretanye n'umuntu bigatinda, wowe mwakundanye ntimubane, mubwire ngo igihe kizagera. Uwo muri birimo none ubu ngubu, nimba ejo cyangwa ejo bundi, ariko mubwira ngo itariki iri hafi, igihe kizagera. Igihe kizagera. Aha, ready Mariam, ijambo ry'umunsi. Ngiye ikintu nababwira, nibareke gupfana impano yabo. Nibareke kwitinya, kuko kwitinya nta kintu cyabageza ku ntego bashaka. Rero nibatinyuke, bakuze impano yabo aho kugira ngo bayiryamishe. Bumve yuko batinyutse kandi nabo bashoboye. Murakoze. Alright rero nakagaruka nkuko mwari mubizi, turi kuri F1 TV dufite abatumirwa bacu Ken BIZZO, Mariam, Anike. Alright.